Bakunze aba Judgment Truth Victory Truth, ndabasuhuje. Ubuntu n'amahoro bikomeze kubana namwe. Uyu mwanya rero nababwiye yuko tuba turi muri gahunda ya soma Bibiliya, aho dusoma igitabo cya Bibiliya duhereye mu gitabo cy'Itangiriro, hanyuma tugashyiraho n'ubutumwa bwiza Matayo, Luka ndetse na Mariko, ndetse n'inzandiko za Paulo n'igitabo cy'Ibyahishuwe. Aho hose tuzagenda tugeramo. Uyu munsi rero nakubwiye yuko tugenda dusoma umurongo ku murongo, tukifashisha Bibiliya eshatu: Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu, ndetse na Bibiliya y'icyongereza yitwa Holy Bible King James Version. Izo nizo Bibiliya dukoresha kugira ngo turebe icyo Imana yavuze. Ku bantu bumva icyongereza bagerageza kumva ibyo mvuga, abumva ikinyarwanda bakumva ibyo mvuga, hanyuma n'abakoresha Bibiliya ntagatifu namwe mugerageza kumva ibyo mvuga. Rero umugambi wanjye ni ukugira ngo turusheho gusobanukirwa kandi tumenye icyo Imana iduhamagarira. Munyemere mbere yuko dukomeza dusenge. Mana yacu, Data wa twese utwitaho, tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu bwawe bihorana natwe. Izina ryawe rishimwe. Uyu mwanya tugiye gukomeza twiga ibyanditswe. Ukomeze kubana natwe, utwiyoborere kandi uduhe guca bugufi mu byo dukora byose. Ndagusaba nkwinginga kugira ngo uduhe kumva ndetse no kumvira, maze ubwo ugiye kuza tuzabane mu bwami bwawe. Abana bawe bari kunyumva uyu mwanya, basabiye umugisha wawe, n'abandi benshi bazanyumva uzabaho umugisha wawe. Twese turusheho kuyoborwa n'ijambo ryawe, nk'uko wavuze ngo bose bazigishwa nawe. Reka utwigishe kandi uduhe kumenya, mu izina rya Yesu, amen. Bakunzi rero ba Judgment Truth Victory, nanone uyu mwanya wasoma Bibiliya ni umwanya mwiza cyane njyewe nkunda, kubera yuko bituma niyuzuza n'Imana, nkamenya icyo Imana inshakaho, nkamenya urukundo rwayo, nkamenya icyo Uwiteka anyifuzaho. Uyu mwanya rero ndagira ngo mbabwire mu ncamake y'ibice tumaje gusoma mu gitabo cy'Itangiriro, muri Bibiliya zose, Bibiliya ntagatifu, Bibiliya y'icyongereza ndetse na Bibiliya yera. Hanyuma aho ngaho hose mu Itangira igice cya mbere twasanze harimo imirongo 31. Noneho mu Itangira igice cya kabiri dusanga harimo imirongo 25. Muri Matayo igice cya mbere ku murongo igice cya mbere twasanze harimo imirongo 25. Noneho mu gice cya kabiri dusanga harimo imirongo 23. Ni ukuvuga ngo kugeza uyu munsi tumaze gusoma imirongo 104 muri Bibiliya, yaba ari muri Bibiliya ntagatifu, Bibiliya yera ndetse na Holy Bible King James Version. Rero muri ubwo buryo uyu munsi nanone tugeze muri Matayo igice cya 3 umurongo wa mbere. Icyo gihe Yohana umubatiza araza yigishiriza mu butayu bw'Iyudeya ati: ese Yohana ari kwigishiriza mu butayu bw'Iyudeya yigishaga iki? Uyu yari Yohana umubatiza, kandi Yohana yari integuza. Tuzarushaho kubireba. Ese yavugaga iki? Ese uyu munsi Imana ni ikiri gusaba abantu? Ndagira ngo tuzagendane muri Bibiliya. Aho ngaho ni muri Bibiliya yera twasomaga. Muri Bibiliya ntagatifu, muri iyo minsi Yohani Batista atangira kwigishiriza mu butayu bwa Yudeya. Ahangaha Yohana yaratangiye kwigisha ubutumwa bwiza. Yigishaga avuga iki? Shyira muri comment nimba uri kubyibuka, nimba utabyibuka tuzarushaho kugenda tubibona. Hanyuma in the Holy Bible King James Version chapter 3 verse 1, John prepares the way for Jesus. In those days came John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. Ahangaha naho muri kubyumva bumva icyongereza. Ahangaha ni igihe Yohana yaratangiye kwigishiriza mu butayu, ari gutegura inzira ya Yesu, cyangwa inzira y'umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Hanyuma muri Matayo tumaze kuhasoza. Aho ni mu butumwa bwiza mu isezerano rishya. Mu isezerano rikuru se batubwira ngo iki? Mu isezerano rikuru mu Itangira igice cya 2 ku murongo wa 24, aho muri Bibiliya yera baravuga ngo mu Itangiriro igice cya 2 umurongo wa 24, nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Muribuka neza yuko mu Itangira igice cya 25
gatatu niho twabonye uburyo Adamu Imana imaze kumuzana umufasha umukwiriye yavuze ngo ni igufwa ryo mu magufwa ye, ni akara k'umumara ye, azitwa umugore kuko akuwe hehe mu mugabo. Nababwiye yuko ari n'amagambo yo kunyurwa yari ari muri uriya mugabo bita Adamu Imana yari imaze kurema. None aha ngaha barimo baratubwira ngo nicyo gituma umuntu cyangwa umugabo azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Ni ukuvuga ngo iyo babanye ntibaba bakiri babiri ahubwo baba ari umwe. Muri Bibiliya ntagatifu hatubwiye ngo iki? Nicyo gituma umugabo azasiga se na nyina akizirika ku mugore we bakaba umubiri umwe. Ahangaha biri kumvikana bakabana bakabakaramata. Ahangaha Bibiliya ntagatifu yakoresheje kwizirika cyangwa kubana bagakomezanya. Yego, in the Holy Bible, King James Version, Genesis chapter 2 verse 24, therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave into his wife, and they shall be one flesh. N'abagerageza kumva icyongereza muri kumva rwose ni bimwe. Nakurakira gukora subscribe, share, like ndetse na comment. Umugambi wa subscribe ni ukugira ngo ibiganiro dutegura bijye birushaho kukugeraho ako kanya. Hanyuma umugambi wa comment, hanyuma comment iyo wagize ikibazo cyangwa indi nyunganizi ushyira muri comment naho ngaho. Ariko nimba utabigize nta kibazo, ariko nimba wumva wagize ikibazo cyangwa ushaka kutwunganira cyangwa ufite igitekerezo washyira muri comment. Hanyuma like ni uko bikunze, hanyuma share nuba wumva ari byiza wabisangiza umuvandimwe wawe. Rero murakoze, reka dusenge. Mana yacu data wa twese, uradukunda turabizi neza, niyo mpamvu watwandikiye n'iri jambo. Ndagusaba nkwinginga kugira ngo uduhe kumenya iby'urwo rukundo, kandi data nk'uko wavuze ngo nicyo kizatuma umugabo cyangwa umuntu asiga se na nyina, uzaduhe kubikora mu buryo bikwiriye. N'ababikoze ukomeze kubutsa urukundo rwawe, tubisabye twizeye ku bwa Yesu, amen.